Muraho neza nshuti za Kiringo Official. Tubaye ikaze, twaje kandi muri uyu mugoroba ari mu gitondo, naho Imana ikomeze bagiriye neza. Muri aya masaha twaje ubuno sinanje nyine naje n'umutumirwa, aramubona ku ruhande rwanje, umusore mwiza cyane. Hanyuma reka mbere yuko wenda tuje tuvuga, abanze yibwire abakunzi ba Kiringo Official, hanyuma tuze kuganira, turaganira iminota mikeya ariko tubashe kumenyana. Nabanze yivuge, karibu. Akoze cyane. Mazina nitwa Valere Kimararungu Paul. Hanyuma akora umurimo w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa. Akoze cyane. Sawa, Imana igumugisha muvandimwe, turakwishimiye cyane hano mu kirambi ca Kiringo Official. Ahangaha iki ni ikibuga cyangwa se n'ubusitani bw'abera b'Imana. Rero ko mubibona ahangaha twaje, ariko dufite intego nziza, dufite ikiganiro cyiza, dufite ikintu kiri ku mutima dukeneye gusangiza abakunzi bacu. Uyu munsi tugiye kuganira hejuru y'ijambo rigufi ariko ryiza, mwese muraza kurikunda. Ni ijambo rivuga hejuru y'itandukaniro ry'impano n'umuhamagaro. Aho ngaho niho tugiye gusesengura bukeya n'umuvandimwe hano, kugira ngo tubashe kumenya neza impano ni iki, umuhamagaro ni iki. Hanyuma tugiye abakunzi bacu basobanukirwe umuhamagaro icyo ari cyo n'impano icyo ari cyo. Rero reka mbanze niyegereze umutumirwa wacu agira icyo abivuzeho. Niyo twagira icyizere muri kino gihe ngo abashe kuza aganiriza abera, ariko dufatikanyije dusesengure tuvuge ngo se impano ni iki, umuhamagaro ni iki. Ni ryari umenya ko uhagaze mu mpano, ni ryari umenya ko uhakoresha umuhamagaro. Ngaho nawe tugiye kuba nk'abasesengura bukeya, iminota mike ariko irimo imbaraga z'Imana. Reka tubanze dusenge, niturangiza ahite akomezaho abashe kwiyegereza abantu, abasobanurira icyo bita umuhamagaro n'impano. Twamenye tuba tubizingura, hakundi bigiye bizinga, none turabizingura kwa ngo amajwi yumva neza. Reka adusengere, niturangiza ahita afata n'ijambo asobanura icyo tuvuye kuvuga. Karibu. Dusenge. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyo. Mana mu izina rya Yesu Kristo, niwe twizeye, niwe twiringiye Yesu. Ijambo ryawe Iteka ryose wahoze uri ubuturo bwacu. rigeza ushaka ko rigera kandi abaruka. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwanya reka muri kino gihe Mwami Yesu duhindure ijwi rirangurura, ahubwo bari gukomeza kugira ngo amahanga yose abashe kumenya ubutumwa bwiza budakoze isoni. Imbaraga y'Imana yishe umuntu wese wizera gukira. natwe twongeye kubakira umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi atekereza yuko umutwe w'amagambo bateguye wenda ari mwiza cyane, kuko hari icyo wenda byatwigisha, kandi rimwe na rimwe ibingibi ni ukugira ngo turusheho kumenya no kwamamaza ubutumwa bwiza. Muranyemera rero nifashisha icyanditswe kimwe kiri mu gitabo cy'Abaefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso. Ni ibice 4 umurongo wa 11. Abaefeso 4 umurongo wa 11 haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kubwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abere batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Amen. Ntangira
n'impano. Mwiremwa usomye mu gitabo cy'Efeso ibice 2:10, Imana ngo yaturemeye imirimo myiza ngo yitegure ngo kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yahamagaye Yeremiya amubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe, ngo ngutegure kugira ngo nkubwire ngo muhanuzi. Mu by'ukuri mu migambi yo kurema umuntu, Imana yamuremye gukora kugira ngo abe mu muhamagaro. Umuntu nubwo yaje gutakaza ubusabane, ariko Imana yateguye Yesu kugira ngo twumve umuhamagaro, ni ukwaza kumva intego y'Imana ku buzima bw'umuntu. Hari umugabo wanditse igitabo cyitwa mu buzima bufite intego, yasobanuye intego 5 z'ubuzima bw'umuntu kubaho ku isi. Hanyuma umuhamagaro, umuntu yari afite umuhamagaro ukomeye wo gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 9, Imana niyo kwizerwa yaduhamagariye gufatanya n'umwana wayo. Rero iyo umuntu amaze gukizwa, kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, agomba kwibaza mbese umuhamagaro, akamenya umuhamagaro icyo ari cyo. Hanyuma mu buryo busobanutse bwo gusobanura umuhamagaro n'impano, hari uburyo bigomba gusobanuka, hari uburyo tugomba kuba tubimenye. Umuntu rero umaze gukizwa, uhindutse icyaremwe gishya, agomba kwinjira mu murimo wo gukora umuhamagaro Imana yamuhamagariye. Kugira ngo tumenye umuhamagaro, turagendera ku bintu 3: icyo ukunda, icyo wiyumvamo, icyo ukora kitakuvuna. Aho ngaho niho tubasha kumenya umuhamagaro n'impano. Sobanuye kugira ngo nze gutanga ubusobanuro nsoza, hari umuhamagaro rero n'impano. Ijambo twasomye muri biri hagaragaraho imihamagaro 5, hagaragaraho n'impano 9. Umuhamagaro ubita ngo ni calling, ariko impano bakayita talents, kuko ni impano zitandukanye Imana zigenda igabira umuntu utandukanye. Hanyuma nubwo kumeza aho ngaho ntanze ubusobanuro bw'umuhamagaro n'impano. Murakoze. Rakoze cyane umutumirwa wacu, agatanga kanaje shimangiro bukeya ku ijambo gusa ry'umuhamagaro n'impano. Ubundi umuhamagaro utangwa n'Imana yonyine, ariko impano zitangwa na Mwuka Wera. Hagati y'impano ni ukuvuga ngo ziri mu buryo bubiri: hari impano z'umwuka, hakaba n'impano karemano. Tukenemo dusobanura ibintu byose tubisesenguraho kugira ngo abantu babashe kumva ngo se ni ryari abari mu mpano y'umwuka. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro uzitangwa n'Imana, ariko impano zitangwa na Mwuka Wera. Ntabwo zitangwa n'Imana, zitangwa na Mwuka Wera. Aho mwumve neza. Hanyuma hano mu mpano naho ni ukuvuga ngo njewe reka naje gusa nkore ku mpano, kubera ko waciye umuhamagaro kandi yavuze neza, Imana imugisha. Gusa kimwe cyose nuko nyine umuhamagaro utangwa n'Imana, ariko impano zitangwa na Mwuka Wera. Hanyuma ku mpano naje, iyo usomye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 12, niho hari amakuru y'impano za Mwuka Wera. Ariko muri izo mpano ndagira ngo wanze mu bikindu kivuga ngo niba ukeneye kumenya ngo se umuhamagaro ni iki, ni ukuvuga ngo reference cyangwa se icyanditswe uzasoma ni Abaefeso ibice 4:11. Aho ngaho hari amakuru y'imihamagaro ko ari 5. Ni ukuvuga ngo dukeneye uri hanze, uri mu minembwe, ahantu hose uri. Ni ukuvuga ngo niba ukeneye kumenya amakuru y'impano kugira ngo undi wese atazakuvangira, ni hano mu Efeso ibice 4:11. Aya ni amakuru y'umuhamagaro. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro ubundi ni ikintu Imana yakuremeye gukora. Hanyuma Imana yakuremeye ikintu cyo gukora, ikaguha umuhamagaro runaka. Iyo ifite ubushobozi, ifite n'ubwenge burenze bwo kuguheza impano yo gufasha umuhamagaro. Iyo urumva ubutumwa uzi kubwiriza, izi zikagushiraho kuririmba. Kuririmba bigafasha ivugabutumwa, cyangwa ukagushiraho kuvuga ku ndimi. Za ndimi zigafasha ivugabutumwa kugira ngo riryohe, ribe risize ritamuvuta ashitse. Ni ukuvuga ngo rero
Mani magambo ni ukuvuga ngo impano ni ikintu ciza cyo kwatsa umuhamagaro cyangwa se cyo kuwucaza. Igihe cyose ukeneye gucaza umuhamagaro uzucarisha impano. Iyo umurinzi agiye kuririmba umuntu azabohoka, yabohoka agakora neza. Hanyuma rero hano mu gitabo c'Abakorinto ba mbere igice ca mbere cyangwa se igice ca 12 no ku murongo cyose iyo ugisomye kivuga gusa amakuru y'impano za Mwuka Wera. Aho twatuvuze hambere n'aba bose ukuntu tuzanye umuhamagaro igice ca 26 kuntu twe kuja kuzirikana imihamagaro yacu. Hanyuma rero kino gice ca 12 nico kigenda kibosa hejuru y'impano. Ariko muri izo mpano zivugwamo reka tuvuge izo mpano 9 nizihe kugira ngo wenda wacu nawe nyine yumva aze gukomezaho mukanya. Mvuga izi mpano 9 ubundi zigabuye mu buryo butatu. Nukuvuga ngo igice ca mbere cyangwa se mu bice bitatu. Igice ca mbere nukuvuga ngo impano ya mbere ubundi abantu batari bazi ariko ariyo mpano Bibiliya yahisemo cyangwa se abakozi b'Imana bahisemo gushira ku mwanya wa mbere. Ni impano y'ubwenge. Niyo mpamvu umva Salomo yasavye neza asaba ubwenge. Nta kindi kintu yasaba ubutunzi, yasaba ubwenge. Impano ya kabiri ni ubumenyi. Iya gatatu ni ukwizera. Mwanya magambo cyo n'igice cya mbere cy'impano. Nukuvuga ngo ubwenge, n'ubumenyi, n'ukwizera. Niba usoma Bibiliya neza iza byose birimo. Hanyuma igice cya kabiri kirimo ubundi izindi mpano zitatu. Harimo gukiza abagwayi. Akanza abigishwa banko basengera abagwayi none abadayimoni basanka bumviye. Yesu arababwira ngo ntishimire ko abadayimoni bawumviye. Yo bakoza nk'andi ari hitangaza. Abatugisa ikintu cyo waneza se nuko mazina yayo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mwanya magambo hari impano yo gukiza abagwayi. Hakaba indi yo gukora ibitangaza no guhanura. Iyo bavuga no guhanura bitandukanye n'impano yo guhanura. Nukuvuga ngo hari igihe umuntu asenga ahagahabwa impano yo guhishura ibihishwe cyangwa se yishurirwa risa nko guhanura ariko su guhanura nk'umuhamagaro. Nuko bajya bavuga ngo naberetswe. Hari uko kwerekwa akaba no guhanura. Rero ko no guhanura tuvuze aha ngaha no guhanura ko kwerekwa. Hanyuma igice cya gatatu kirimo izindi impano zitatu. Harimo kurobanura imyuka cyangwa se impano y'ubugenzuzi. Kwinjira mu materaniro ukamenya icyo ukuntu kimeze, winjira mu nzu ukamenya niba habaho amasengesho atabaho. No kuvuga ngo impano ni nziza kandi ni ingenzi mu isi y'umwuka. Hakaba n'impano yo kuvuga ku ndimi ndetse yanyuma ikaba yo gusobanura indimi. Hagati aho haje rero ikibazo. Reka mbaze umutumirwa wacu. Ese ni ryari umuntu amenya ko ari mu muhamagaro? Ni ryari umuntu akoresha impano ayita umuhamagaro? Gusa hagati aho ngaho twavuze ko kuririmba no gucuranga abantu bazagenda babishamo bakabyihishamo ugasanga bisaziyemo. Ntabwo ari umuhamagaro, ni impano karemano. Akungashizeho kwe umunsi wo kwambaza ni muri commentaire kagusubize, ariko mbaye ngukura inzira ku murimo. Kuririmba no gucuranga si umuhamagaro, ni impano karemano. Reka mbaze umutumirwa wacu bankudusobanurira utubwiye ngo se umuntu azaba ko ari umuhamagaro ryari cyangwa se impano ni ryari umuntu yibesha ko ari umuhamagaro kandi ari mu mpano? Sinzi ko bihawe neza. Urakoze cyane. Zamure kuganira neza. Twavuze ko kino kiganiro kigomba kubaka imitima y'abantu batandukanye kandi turabyizera kuko iri jambo rigira imbaraga zo kuzahindura ubuzima bw'umuntu. Ndatekereza
nibaza ko twagiye cyane ku mpano n'umuhamagaro kuko twahoze tubivuga. Ureba abantu bose Imana mu kubarema yagiye ibashyira ahantu batandukanye. Hari icyo twita imisozi 7 Imana yashizeho abantu bose, harimo umusozi wa education, wa media, wa politike, imisozi itandukanye, ariko ntabwo ari aho ngaho turi buje. Twagiye ku musozi w'idini, ariho no jambo twanarisomye nyine, abantu baba bari mu dini nyine byo tugomba gukora. Hano rero kino kibazo kivuga ngo ni gute umuntu amenya ko ari mu muhamagaro cyangwa atari mu muhamagaro, n'ubundi uburyo bwiza bwo kubisubiza natekereza ko nabuhereyeho mbuvuga. Ubundi ubuvumbuzi bukomeye hano ku isi ni ukwivumbura wowe ubwawe, ukimenya ubwawe. Hari abantu bazapfa cyangwa se bazabapfa bagasa nk'abatarabayeho kuko babayeho hanze y'umuhamagaro, kandi hanze y'umuhamagaro nta mugisha. Hanze y'umuhamagaro Imana ni ukugera imbere yayo ukazobona yuko utigeze ukora icyo yakuremeye. Imana guhamagara gukora kino igasanga warakoze kiriya, ariko ni byiza kuko twabasha kwimenya tukisobanukirwa. Kugira rero ngo ubashe kubimenya nibiranahereyeho kumenya icyo ukunda, ukamenya icyo wakora kitakuvuna n'icyo abandi bakubwira. Ariko kugira ngo ubashe kubimenya n'ubundi ni ukubanza kwirebera muri iriya shusho twahereyeho tuba tuvuga, kuko iyo umenye Yesu aza kukudirectinga, ugomba gusenga kugira ngo ubashe gusobanukirwa, umenye umuhamagaro Imana yaguhamagariyeho. Ariko hari umuntu ureba ukabona ibyo ari gukora ntabwo ari byo agombaga gukora, hari ibindi yagombaga gukora bitewe n'ubugenzuzi gusa bw'Umwuka Wera. Kuko watubwiye ngo hano hari impano we kugenzura, tukagenzura tukabasha kumenya umwuka wo kugenzura ubuzima bwacu. Rero muri makeya ndumva kugira ngo ubashe kubimenya nibyo wagenderaho, kandi biba byiza cyane iyo ubashije kumenya impano yawe, ukamenya n'umuhamagaro wawe. Imihamagaro mwene data ikomeje asobanura impano, ariko nje navuze ku muhamagaro. Ni imihamagaro 5 iri muri Bibiliya. Hari imihamagaro 5: umuhamagaro w'ubushumba, umuhamagaro w'ubwizabutumwa, umuhamagaro wo guhanura, umuhamagaro wo kuba umwigisha, ndetse n'umuhamagaro wo guhinduka intumwa. Iyo niyo mihamagaro 5 igaragara. Niho twasomye hano mu gitabo cy'Abefeso ibice 4 umurongo wa 11. Mwana w'umuntu mwakoze cyane, abisobanuriza gusa mwumve gusa imwe yoroheje, imvugo yoroheye umuntu wese. Nukeneye kumenya umuhamagaro wawe cyangwa se ko uhagazemo, uzogenda mu gitabo cy'Abefeso ibice 4:11. Nusanga utari muri iyi 5 uzomenya kuri hanze y'umuhamagaro. Nukeneye kumenya impano yawe, kuhagaze mu mpano neza, nukuvuga ngo uzogenda uje hariya mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 12 cyose wamugisoma wumva ayo makuru. Naho ngaho niho uzingiye ubundi. Gusa hagati aho ngaho reka tubaze ikindi kibazo. Kubera iki mutumirwa wacu, kubera ko abantu benshi basigaye bakunda amajwi y'abantu benshi aho gushaka kumva ijwi ry'Imana? Kubera ko abantu buzuye amarangamutima. Ese ntagiye umuntu ashobora kuza akamubwira ngo umuhamagaro wawe ngo ni nguyu, kandi atanasenze? Ibyo bintu ni gute wobisobanurira abantu? Ukoze cyane. Ubundi hariho ikintu, hari ibintu bitatu tugomba kumva. Ikintu cya mbere, hari ibyo wifuzaho, hakaba ibyo Imana ikwifuzaho, hakaba n'ibyo abantu bakwifuzaho. Mu gihe rero uri mu byo wifuzaho cyangwa ibyo abantu bakwifuzaho, ntibushobora gusobanukirwa umuhamagaro. Ahubwo kwireba muri ya shusho n'ubundi y'Imana, kureba uko Imana iri kukureba, niyo ubasha gusobanukirwa. Rimwe na rimwe ngo mu kajagari k'isi no mu gusakuza kw'isi ntabwo ushobora kumva ijwi ry'Imana, ariko mu mwuka utuje, umutima n'umwuka utubamo uza uduhamiriza ukatwereka umuhamagaro, icyo tugomba gukora, utagendeye ku kajagari k'isi ibyo abantu bose bakuvugaho. Kuko rimwe na rimwe hari igihe kureba mu shusho itari ya nyayo, hari igihe ushobora kukwita utariwe. Imana iguhe umugisha.
aho ngaho aje ikindi kibazo kivuga ngo ese nta gihe impano mu gihe iri kwinjiza ifaranga nyinshi, kuko ubu nyine isi turimo rero byahozeho. Hari igihe umuntu azayita impano akayita umuhamagaro kubera yuko ahayiboneramo indamu z'isi, ifaranga. Niba ari umucuranzi yabona ko arahabwa ifaranga agahita abyita umuhamagaro kugira ngo nyine gusa abituremo kubera ya nyungu y'ifaranga, ariko akiyemeza yuko hano hirya hari umuhamagaro. None se uwo muntu wamubwira iki? Urakoze cyane, icyo kibazo numva kitaremereye kubisubiza. Hari umugabo wanditse igitabo yakundaga kuvuga ngo my work and my ministry. Imana ntabwo izi tubuza gukorera amafaranga, ntabwo izi tubuza ibyaduheza inyungu z'umubiri, ariko ubimenye ni ukubasha kwifatanya byombi, ugafatanya impano ugafatanya n'umuhamagaro. Nimba nawe ubasha kubona ubukiriro, kubera muri Bibiliya dufite umugabo witwa Paul wanditse igice kimwe cy'isezerano rishya ngo yadodaga amahema kugira ngo abone ibimubeshaho, kugira ngo ashirikire ivugabutumwa. Rero ufite inzira Imana yanyujemo ushobora kuguheza amaronko, ubona amafaranga wayikora, ariko kandi ukamenya n'umuhamagaro. Imana igumije. Arakoze cyane ubwo umutumirwa wacu ari n'umuvugabutumwa, akaba n'umuntu afite ibintu byinshi cyane kaza akoze muri kino kiganiro, kandi asobanuye byinshi ku buzima bwawe. Waho dutegera umutegere neza. Turi hafi kwenda ku musozo, ariko ndagira ngo tubihanangirize abakunzi bacu. Ntabwo twabatenguha, twabazana ibintu tutateguje. Ni ukuvuga ngo mwanya magambo abantu dusobanuke, tuve mu rugabangabo. Niba twaremeye Kristo tukemeye inzira ija mu ijuru, abantu bafite umwuka wo gukunda ifaranga ni mwiza, ntabwo turazikeneye, ariko tumenye n'umuhamagaro. Zose uzijya kuziriye ku muhamagaro. Nimubonye ifaranga wazikoreye ahantu, umenye ngo ni mu mvugabutumwa yokuberamo tike igutwara ahantu ugakubita ivugabutumwa ukagaruka. Mani magambo ureke dusobanukirwe ikintu kijyanye n'umuhamagaro n'impano, nubwo urugenzi tuzashobora neza, ariko mu gihe cyose utaramenya ngo impano ni iki, umuhamagaro ni iki, singiye kukubesha abenshi ko turashwa n'ubusa. Mani magambo Pawulo nakoresheje iyo terime ngo turashwa n'ubusa, nuko uriya Imana yiturema igaturema umuhamagaro tituwukore. Mani magambo twakwirengagisha Imana yaturemeye, tugashaka gusa ibitwinjiriza ifaranga n'ibitubeshaho, ariko ijwi ry'Imana tukabyirengagiza. Turabashimiye rero, sinzi ko ari cyo wasesubira abakunzi bacu, nico wababwira kugira ngo babashe kurushaho ndetse no kumva uburyohe bw'icisho kivuga ngo itandukaniro ry'impano n'umuhamagaro. Nta kindi, ntabwo tugukuye mu mpano yigumemo, ariko uyigumemo uzi umuhamagaro. Cyane cyo kwibandaho n'umuhamagaro, impano ni nyuma. Izo mushaka ubwami bw'Imana no kwihanuka kwayo, ibindi byose muzabongererwa. Mani magambo iyo uhagaze umuhamagaro neza, n'impano uzibonera mu butunzi. Murakoze cyane, nawe turabashimiye ku mwanya mufashe mudutega amatwi. Buriya ari ikintu gikomeye cyane, kwemera umuntu akagutega amatwi ko kumva kiba ari ikintu cy'agaciro. Icyo nasoza mbabwira n'ubundi ni ugukomeza gukurikira Kristo, ukamumenya. Pawulo yaranditse aravuga ngo mumenye neza, mumenye imbaraga zo kuzuka kwe. Uko urushaho kumenya Kristo niko nawe urushaho kwimenya. The more you know Christ, nako nawe ugenda urushaho kwimenya. Mande bahumugisha kandi bagire neza. Murakoze cyane. Turabashimiye rwose abakunzi bacu, twasezeyeho bukeya, ariko ibyo tubabwiye ntabwo reka mvuge ngo ni ukuri kuzuye, ariko kugira ngo kuzure neza kuje ikashe ku mutima wawe, nuko nawe uje ugenda ugasoma Bibiliya. Twe tuba tuvuga ibintu tukabivuga mu ncamake, tugatanga n'ivyanditswe bikeya gusa kugira ngo abantu babashe kumva gusa umuco. Ariko mani magambo nawe wadukurikirana, umuntu uzuca urubanza cyangwa se ikintu rero bicira urubanza kikaduha umurongo n'ijambo ry'Imana no gusenga. Igihe cyose
utasoma ijambo ngo usenge ntabwo uzumva impamagaro wawe usomye yawe n'impano yawe uzakora mu kajagari. Ariko dukunde Bibiliya, dukunde gusenga, nibwo tuzamenya impano zacu tukamenya n'imihamagaro. Igihe cyose udasoma iyi Bibiliya ngo ubashe kumenya uri muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo uri hanze y'ubuzima bw'imbaraga z'Imana. Igihe cyose uri umukunzi w'ijambo ry'Imana uba uri mu buzima bufiringa icubiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana, kubera ko imbaraga zose tugira tuzikurana muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Turabashimiye rero, turasoje. Turashimira umutumirwa wacu wakoze, tubiha agaciro cyane. Namwe nimudukenera muzatwiyambaze. Uyu nawe akorera kuri Valeur P Official. Aho ngaho naho niyo azakorera, ntabwo tuzamusura kubera ko ubwo afunguye irembo, ntabwo tuzagusura. Gusa tubiha agaciro kuza kwawe no kuduha umwanya. Iyi si turimo nyine iri busy, ngo n'umuntu ugweza iminota ingana gutya ntabwo biba byoroshye, ariko tubiha agaciro rwose. Turabashimiye, turashimira na bakameramani, Imana ibahe umugisha. Nta muntu n'umwe utazohemberwa umurimo yakoze. Ni ukuvuga ngo uwavuze n'uwafashe n'uwakoze igiti, umuntu wese n'uwasharinze n'uwakoze subscribe n'uwashyizeho comment, twese turabakozi b'Imana. Rero turasoje, nakagaruka, ariko ubutaha tubafitiye wenda undi mutumirwa azatandukanye n'iyo ngo tuye mu yindi shusho. Imana amusharire kandi bagasanire. Reka dusoze n'ubundi dusabira abantu umugisha. N'ubundi mutumirwa wacu nabasabira umugisha. Kristo wera wuzuye, Mana mu izina rya Yesu Kristo, tubahe icyubahiro, tuganiriye wemeye kuduha umwanya wo kuganira nk'abantu, ibiganiro ariko kandi nk'abana bawe Yesu. Yose ibwumve, Iyo tuganira yakire tuvuga, imbaraga, ariko kumvikanisha no kugeza intego y'ijambo kuri nyirayo nyirajya urikeneye Imana. ubuzima bwacu, Uwo ni umurimo wawe. ubuzima bwacu tubashe kumenya. Twateye intambwe turavuze, ariko kumvikanisha kugira ngo abantu basobanukiwe bave mu bugabo, abantu bave mu bujiji, nuko gusa ari Imana ukora igitangazo ukiyerekana. uyu munsi Umuntu wese wumvira ijambo wese aremerewe ribashe kumugiraho imbaraga, kandi kandi wese abashe rimusobanurire. nawe Abantu bave mu rugabangabo basobanukirwa ngo se umuhamagaro ni iki, turagusabye kandi impano imbere ni Imana iki, tugushimire impano z'umwuka ni iki, impano turagushimira kandi kuko n'izihe. wemeye kubana natwe Mana, ukatugirira niwe neza. twizeye, mu izina rya Kristo turagushimiye Yesu, tuzabasha gukomera. himbazwa ibihe byose. Amen. Amen.